hari nabo njya parika imodoka nahagara nkabona barirutse bati bavuze ko Shangazi umubonye mu maso ugira ibibazo sa nk'umudayimoni bamfata nk'umuzimu. Ikintu kimurakaje cyane nukuntu namutaye mu rukundo nkuko mubizi nyine umuntu wari wese aramutse akundana n'undi akamwanga wenda yaramutekinzeho time akamufokasingaho cyane so bikaze kugenda ukatabitekerezaga umuntu wari wese byamubabaza. Zuzu ni iki gishobora gutuma arira ahangayitse ubona ko wabuze ubuzima buze umugabo ni ibiki wamukoreraga bimubaza kenshi cyane. Arambwira ati ntabwo nanjye nshobora kubyumva kuko ngewe nari nzi ati ahubwo niwe wampagakeye atakanekera kangaburira kamesera kaminkweto mvuye ku kazi cyangwa se mvuye gutembera ati nari nk'umugabo mu rugo 100%. Ni bisanzwe nkuko waba ufite boyfriend w'umuhungu uko bigenda gahunda zose uko zigenda hagati yawe ya boyfriend n'umuhungu uko bisanzwe cyangwa se umugore n'umugabo niko hagati y'abaresbian bigenda. Ntazi ni imbaraga mfite nkoresha ntazo nshoboza ubona Kristo mpa imbaraga ntazo. Yes, BigTowners, one more time, mwonje mwiriwe amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamuri mu kurikirana BigTown TV online. Nicyo ugomba gukora no gukanda subscribe kuri BigTown TV maze ukagezwaho buri munsi amakuru yacu akakugeraho vuba mu buryo bwihuse cyane maze gahunda zigakomeza neza cyane. Agabare back T. Uyu munsi nafashe gahunda yo kuza gushaka ZUZU ngira ngo numukobwa mwiza cyane muramwibuka yarari mu nzira z'ubutinganyi cyangwa ubu lesbian ariko ejo bundi akaba yasize amarira menshi cyane kwa partner we cyangwa umukunzi we witwa VAVA. ZUZU akaba amaze kubwirizwa na Shangazi bungu ari kumwe na Shangazi gahunda zarahindutse. Nyuma yo kumenya amakuru ya VAVA ubushize twamusuye mu rugo yari yarakaye cyane afite amarira menshi cyane. Uyu munsi twavuze ngo ni gute tutaza no kureba ZUZU nawe tuganire nawe. ZUZU tukaba turi kumwe kuri camera za BigTown TV. ZUZU, welcome to the show. Thank you. Amakuru meze cyane urasa neza cyane mwakoze. Wabyutse gute waraye gute? Naraye neza ndashima Imana meze neza nta kibazo. Okay. Last time twagiye gusura wari umukunzi wawe. Twamusuye turaganira ibintu byinshi ariko yari yarakaye cyane. Amakuru dufite nuko mwatandukanye. Bimeze gute mwatandukanye gute? Twaratandukanye navuye mu byo narindimo ntabwo nyiri lesbian as you guys you know. So nicyo kintu kiri kurakaza VAVA cyane. Natangiye indi nzira nshya like natangira inzira yindi like niyo mpamvu ari somehow crazy. Impamvu ni ihe ubona VAVA yababaye cyane ari kurira cyane ari gutuka Shangazi cyane impamvu ni zihe? Impamvu nuko namuritse kandi nkaba naratryinze kumwigisha ko ibintu arimo atari byo nka kumubwira ko like ibyo yaba arimo nk'ibyo nanjye narindimo like yabimera nkanjye agatangira inzira nziza. So she doesn't want to hear me ariko turacyari gusenga. So ikintu kimurakaje cyane nukuntu namutaye mu rukundo nkuko mubizi nyine umuntu wari wese aramutse akundana n'undi akamwanga wenda yaramutekinzeho time akamufokasingaho cyane so bikaze kugenda ukatabitekerezaga umuntu wari wese byamubabaza. So niyo situation arimo ariko turamusengera cyane turacyakomeje gusenga twizeye neza ko ari Imana izakora. Okay. Kugira ngo uhinduke byatangiye gute? Shangazi mwawe gute? Watubwira inzira yatumye uhinduka? Igihe kiragera umutima ukagucira urubanza. Ikindi kandi bitewe na situation like ukuntu abantu bagufata uko inshuti zawe zigenda zigufata uko family yawe igenda igufata uko abantu mugenda muganira bakubwira bitandukanye abantu mugenda muhura batandukanye uko bagenda bakubwira nawe bigenda ugenda ubitekerezaho cyane bikagutera gutuma umutima utangira kugucira urubanza. So nabitekerejeho kenshi bihagije umutima ucira urubanza kenshi. Famille ntago yamfataga neza abashuti ntago bamfataga neza ahantu hose kwa. So niyo mpamvu navuze ati ikintu umuntu akoze kikangwa n'abantu barenze 5 barenze 10 barenze bangaye kandi bose bataziranye n'abantu batandukanye byumvikana ko ari ikintu kibi somehow. So niyo mpamvu navuze no
reka mbe nabistopinga kuko ni ikintu kigaragara ko atari cyiza. Yes, wafashe igihe kingana gute kugira ngo ufate umwanzuro wo guhinduka burundu? Ntabwo byamfashe igihe gito, of course na trying hard, so ariko finally nabigezeho. Shangazi aramfasha akansengera tugasenga cyane. As you can see, ndi muri lokale now, ndi muri lokale y'Imana, turi trying gusenga bikomeye cyane kuko ntago ari ikintu cyoroshye guhita ukivamo ku kanya, so turacyasenga cyane bikomeye cyane. Yeah. Nk'ijambo wabwirijwe usibye ko wumva abantu benshi bakubwiraga ngo no ntago ari byiza, abantu benshi bakakwanga, bakakubwira nabi, bakakureba nabi, ijambo ryatumye uhinduka nirihe? Ijambo ryatumye mpinduka ni amajambo menshi kuko nabonye amajambo menshi cyane, gusa ikintu cya nyamukuru nuko nifuzaga ko nabivuzemo kugira ngo nkomezanye umubano hagati y'inshuti zanjye cyangwa se na famille yanjye, kandi nkomezanye umubano mwiza n'Imana. Nicyo gikuru cyane. Okay. Umunsi uhinduka cyangwa umunsi wafashe umwanzuro wo kuva mu butinganyi, usezera VAVA, byari bimeze gute? VAVA umubwira yabyakiriye gute? Mwari muri hehe? Yabyakiriye nabi, twe turi mu rugo turi kuganira, ndamwicaza ndamubwira ati mwereka uko ibintu byose bimeze. Ntabwo yabyakiriye neza, yabyakiriye nabi, ahita haguruka aragenda, nta kintu yambwiye. Urumva nyine byahise bitangira kugenda nabi, kurebana nabi, kuvugana nabi, ibintu byose bitangira kugenda nabi, ariko still ndavuga ati ndagikomeza uko byagenda gute kose, ndagikomeza ntabwo ndi busubira inyuma. So nuko byagenze, ariko narakomeje ndakora. Yari amasaha ya sangapi? Nimugoroba nka saa 11 saa 12 gutyo. Yahise ahaguruka aragenda ajya hehe? Aragenda ajya mu cyumba arifungira ariryamira tu wenyine. Wenyine, maybe yaratekereje, maybe yararize, maybe ntawamenye icyo yakoze, ariko yaragiye arifungirana muri chambre. Okay. Inyuma yo kumubwira ko wamubwiye gute? Kuntu wamubwiye ko ugiye kubivamo, wakoresheje izihe nzira kugira ngo ubimubwire? Nk'umuntu mubana, muricarana mukaganira, mubanza kuganira ibintu bisanzwe, mugaseka, mukishima, and then nyuma ukaza kugusha kuri point. So twaraganiriye bisanzwe, turaganira tugeramo hagati, mugusha kuri point, mubwira ijambo nyamukuru nashaka kukubwira. Yabyakira nabi, of course, aragenda. Inyuma yo gufata icyo cyemezo, umwanzuro wawe byahise bigenda gute? Nanjye narakomeje nicara muri salon, ndakomeza ndatekereza, ndavuga ati ntago uko bimeze gute kose biri buhinduke, ndakomeza inzira natangiye kuko niyo nzira numva nshaka. Kuko hari igihe ukora ikintu kumva nta mahoro ufite ku Mana yawe, mu mutima wawe kumva bitangiye kukurenga. So ndiko byangendekeye, ndavuga ati ntago ndi busubira inyuma, ndakomeza nkomeze inzira natangiye, hamwe n'Imana nzabishobozwa. So right here ndacyabirimo. Okay. Yes. Wahise uryama muri iyo nzu cyangwa mu icyo gihe? Naryamye aho ngaho, of course. Naryamye aho ngaho. No, hari de chambre. Okay. So nagiye mu kindi cyumba ndaryama, buracya mu gitondo mpamagara Shangazi araza aramfata, mubwira ukuntu byagenze, arambwira ati komera, ukomeze usenga Imana yo mu ijuru, hari ikizagufasha. So twafashe umwanya wo gutangira amasengesho y'iminsi 30 kugira ngo dukomeze gukomera. Ndakeka ntacyo nashinze Imana nawe. So mu munsi ukurikiyeho nibwo wahise ufata gahunda yo kuva muri iyo nzu? Yego. Okay. Mwari mufite abana? We era afite umwana, nawe ufite umwana. Abana mwese mubasigariye cyangwa? Abana basigaye hariya. Kugeza n'ubu? No, ubu ngubu naramuzanye umwana wanjye. Uje gufata umwana nawe mwarahuye byagenze gute? Nagiye gufata umwana, turamwigisha, tugerageza kumubwira ko twabasha no gusenga, arabyanga, umujinya urakomeza uriyongera, akurura ibintu byose arabijugunya, azana n'umwana wanjye aramumpereza. Gusa ntabwo byagenze neza, yararakaye, asunika Shangazi, natwe twese twari dusunika. Afite ikintu cy'amahane ukuntu, ariko bizagenda neza. Yarasanganywe ayo mahane cyangwa ni? No, ntabwo yarasanganywe ayo mahane, yari asanzwe ari umuntu mwiza, nta kibazo, nta mahane agira,
ari umuntu mwiza muri rusange ariko sinzi cyabaye ngira ngo nizambaraga z'umwanzi mubi. Okay, njyewe nafashe urugendo ndagenda na Shangazi ariya ariko kugira ngo tuganire njyewe yanyakiriye neza ariko yabonye Shangazi gutya atangiye kumutuka cyane aramutuka impamvu zituma tuka Shangazi nizihe? Nuko atekereza ko ari we ushobora kuba warantwaye cyangwa se akancuka cyangwa se akanshyiramo cya kintu cyo kumva ko namusiga kuko no mu magambo avuga akoresha ko abwira Shangazi ati wowe ntabwo nzakubabarira ibiki n'ibiki amutuka cyane amubwira ngo wantandukanyije n'umuntu nakundaga kuko yaramubwiraga ati jewe niba uzi ko ushaka kumfasha senga dusubirane niba tudasubiranye ibyo ngibyo bintu bitemberane. So urumva nyine ikibazo we yishyizemo ko Shangazi ari we wancizemo icyo kintu cyangwa se ari we wanshutse ariko ari wrong. Tuzakomeza tumusengere azagera igihe abyumve cyangwa se nawe atangira inzira natangiye. Okay, bigaragara ko yagukundaga cyane mwakundanaga cyane kuko kubona umuntu ukuze kuriya ari kurira atuka Shangazi mu magambo menshi cyane tudashobora no kuyasubiramo hano uko ariko kose bigaragaza ko yagukundaga cyane. Yeah, of course. Yes. Noneho nk'abantu mwakundanye mwabanye yaratubwiye ngo ni imyaka ingahe 3? Twamenyanye mu myaka 3 ariko twamaze like someone year and above. Mukundana. Tubana mu nzu. Ariko twe tumaze 3 tuziranye. Okay. I'm sorry to ask you this ariko nk'aba lesbian bakora urukundo gute? Ni bisanzwe nkuko waba ufite boyfriend w'umuhungu uko bigenda gahunda zose uko zigenda hagati yawe ya boyfriend n'umuhungu uko bisanzwe cyangwa se umugore n'umugabo niko hagati y'abalesbian bigenda. Kuko mwese muri female cyangwa mwese muri abakobwa ndimo kwibaza ukuntu mukora urukundo ni gute? Yeah, of course hari I'm sorry ariko ntago nabisubiramo kubivuga please. Byararangiye so gusa birakorwa nzi neza ko bikorwa ariko byaba muri bad way byaba muri nice way ariko birakorwa. Umuntu wakishima? Of course. So bigaragara ko wamushimishaga cyane niyo mpamvu yababaye cyane. Maybe twese twarashimishanyaga. Okay. Hari jambo yigeze kumbwira ariya tugeze kumusura aravuga ngo ndabasaba abakundana baba lesbians n'aba gays kwirinda umuntu witwa Shangazi kuko Shangazi azatuma bose batandukana. Ibi ngibi n'icyo babivugaho? Ntago Shangazi afite uruhare mu makupure y'abalesbienne gutandukana nta nubwo Shangazi yigeze agira uruhare rubi muri hagati yanjye na VAVA kugira ngo dutandukane. Njyewe ubwanjye ninjye wabitekerejeho gusa Shangazi namwifashishije nk'umuntu nk'umubyeyi nkuko wagira ikibazo ukakibwira mama wawe cyangwa se ukakibwira umubyeyi wese kuri uruhande nicyo nge nakoze ariko Shangazi nta ruhare yigeze agira mu gutandukana kwanjye na VAVA. So VAVA uramubwira iki kuko we mu mutima we yabifashe ko ari Shangazi watumye kapo yanyu itandukana? Ndamubwira ko nyine katari ibyo atekereza ntago ari byo ntago Shangazi yigeze agira uruhare nta nubwo Shangazi yari abizi ko nabikora. We Shangazi yabonye muhamagenda amubwira ati byandenze nge numvisha umutima ucira urubanza mbabarira unsengere ibiki n'ibiki nkuko wakwitabaza umubyeyi wari wese kuri ruhande. So niko byagenze gusa Shangazi nawe yabonye biba gutyo ntabyarazi. Okay. Umunsi wa mbere urya mutari kumwe n'uwo wahoze ari mukunzi wawe byari bimeze gute kuri wewe? Nta kibazo nari mfite kuko nari ndi gusenga. Gusa urundi ruhande biba bikomeye of course kuko umuntu wari wese aramutse agukunda cyangwa se wowe urumukunda mugatandukana of course birababaza ariko nari ndi gusenga bikomeye cyane. Nta kintu bibazo nigeze ngira ntago nigeze mbitekerezaho cyane. Nta shock nigeze ngira. Okay, uyu munsi n'umunsi wa kangahe? Ndumva hashize nka 2 semaines ziragenda muri 3. Okay. Muri iki gihe cyose witwara gute wifashe gute na urukumbuzi rukuzamo ukavuga ngo wa mu partner wanjye bimeze gute? Urukumbuzi rwo n'urw'ubushuti busanzwe kwibaza uko ameze kwibaza uko yiyumva like gusaba Imana ibimenyetso niba ameze neza nkuko turi kumusengera niba sari cyahindutse kuko ubu for now ntago dushobora kuvugana yaramblotse nta nimero ye yanje gifite. Shangazi yaramblotse ntago dushobora kuvugana rero urumva of course uba ugomba kwibaza umushuti wanjye se bimeze bite urugamba arimo rumumereye gute ukabyibaza of course ariko
no choice nta kindi twakora no kumusengera gusa. Okay. Abantu batatu ba mbere wabwiye iyi gahunda yawe yo guhinduka ni bande? Nabibwiye Shangazi niwe muntu wa mbere, bibwira undi mushuti wanjye wundi w'umukobwa, ariko we ni umunyamasengesho, ni umurokore. So Eva yahoraga ambwira ati ibi bintu urimo ntabwo mbikunda, n'ubwo inshuti yanjye biki nkwifuriza, yahoraga nsengera cyane. So niwe wa kabiri nabibwiye nyuma ya Shangazi, nongera mbibwira mama wanjye. Mama yabyakiriye gute? Mama yabyakiriye neza kuko nawe arasenga cyane, always yahoraga asenga ko nabivamo. So intsinzi yarayibonye, I think. Yese byemera ko umwana wanjye yahindutse by'ukuri cyangwa yumvaga ko uri kumubeshya? Of course yarabyemeye kuko yari yambwiye ntarafata decision, yari yampamagara ambwira ati hari ikintu Imana igiye kugukorera. Ntabwo nzi cyari ariko hari ikintu Imana igiye gukora. So mu minsi nk'itatu nk'ine byahise biba koko. Ushobora kuimagininga cyangwa ukatubwira umubabaro mama wawe yagiraga kubona umukobwa we mwiza nkawe uri mu butinganyi? Of course umubyeyi wari wese byamubabaza biri kuri level hejuru cyane. So byaramubabazaga, ariko nta kindi yari afite cyo gukora, yarasengaga gusa akaganira na ba uncle banjye, bagasenga bose n'abarokore bakasengera hamwe. So ndakeka Imana yarabasubije. Kuri interview Shangazi meruka kureba wahise usubiramo kuvuga uncle wawe cyane uncle we yabyakiriye gute? Uncle wanjye kugeza nawe ntago mbizi ukuntu yabyakiriye, gusa ejo yarampamagaye kenshi cyane, na anti wanjye wundi murumuna wanjye wa mama mfite, biriwe ejo bampamagara ariko nkagira ubwoba bwo kubitaba, sinigeze mbitaba, gusa sinzi icyo bashaka kumbwira, ariko ejo nabonye missed call zabo cyane, ndavuga bashobora kuba maybe babibonye. So ntago nzi ko babyakiriye kuko ntago turavugana. Anko kugeza n'ubu ntago muravugana? No, ntago turavugana, natinye kumufata. Wagerageje ukamuhamagara se ukamubwira anko ko binahindutse, uracyababaye cyangwa uracyamfata nka kera? Ndabizi ashobora kuba kibabaye kuko anko wanjye ni umuntu ukomeye cyane kandi ndamutinya. So rero no kuvugana nawe byonyine no kumusuhuza ngiye mba numva nyine hari ikintu mba numva kindi, ndamutinya cyane sinzi impamvu. So nzaba mufata maybe. Okay. Bas kuri camera nagira chance yo kureba iki kiganiro anko uramubwira iki? Nakomeza mbabarire cyane, ntago nzi ko yabibonye, niba ikiganiro nakoze ejo n'umusaba imbabazi yarakibonye, ariko nakomeze yihangane nyine mbabarire. Abana muri famille babaho wenda bafite imico nk'iyanjye, ariko bakomeze babihanganire, wenda babigishe, time will come and then bahinduke. So bambabarire bikomeye cyane kuva ku mutima wabo. Nicyo numva namubwira. Mama wanjye we ameze neza, ndabizi neza ko ameze neza. Ndamushimira kuba yaranyumvishe nk'umwana we. Okay. Vava ndamusengera cyane bikomeye cyane, kandi ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye. Ntago kuba twaratandukanye bivuga ko namwanze, ndacyamukunda cyane, ni inshuti yanjye, kandi nifuza ko namugira inama nziza, inama zitangira urugendo natangiye, inama nziza zo kuba umukobwa, agatuza nyine akaba umukobwa nk'usanzwe, igihe kikazagira agashakwa n'umugabo agakora ubukwe. Ndamwifuriza ibintu byiza bivuye ku Mana. Okay. Abantu bakumenye bagakomeza gukurikirana ubuzima bwawe na stories zawe kuri ku YouTube n'ahandi henshi hatandukanye, uri kwamamaza cyangwa uri proud cyane kuvuga ko uri umutinganyi, uyu munsi barimo kureba kuri camera za BigTown TV, nabo urababwira iki? Hari cyane abahamagara bambwira ngo ntago ari byo, ngo subirana na Vava, ngo you look good together, like abantu benshi bambwira ngo subirana nawe, aba lesbienne benshi bambwira ati ibintu nakoze ntago ari byo, ibiki, ariko nabo ndabasengera ku Mana, Imana izabafashe ibagenderere, batangire inzira nziza babivemo kuko nta cyiza cyabyo. And then ndashimira abantu benshi bari kunsengera, bari bafatanyije nanjye muri urugendo ndimo, bari kunsengera, bari kumfasha, bari kumwe nanjye muri in this situation. Thank you so much and God bless you. So Okay, mu buzima bwo kuva mu butinganyi cyangwa mu lesbian, ugiye kubaho gute? Gahunda zawe ni zihe? What is your plans?
ngiye ku cyambere ni ugusenga cyane. Icya kabiri ni to being with my family because I need to start my new life, being with my families, being with my parents, being with my friends, kubana n'abantu bose muri rusange, and then maybe gukora akazi, ubuzima busanzwe bw'umukobwa usanzwe, kubyuka agakora imirimo yo mu rugo cyangwa se akajya ku kazi cyangwa se akaba ari aho. Ya ubushize dukora na interview nanakubajije ese nago wagerageza umuhungu gukundana n'umuhungu, urambwira ngo nago byashoboka. Uyu munsi nicyo atubwira? Uyu munsi ikintu nababwira of course narahindutse, so uwo mugabo Imana nimumpa nzamwakira, n'abaturutse ku Mana nzamwakira. Ubu for now nta kibazo. Yego. Okay. Wifuza umugabo umeze gute? Ni time nigera yo gushaka uwo mugabo? Uw'Imana izampa, ntabwo navuga ngo inzobe ngo igikaranga iki, uw'Imana izanyohereza nzamwakira. Okay. Nk'umuntu waciye muri history y'ubutinganyi, uyu munsi akaba yahindutse, nuhura n'umugabo umusaba ko yabyakira gute, akihangana gute, cyangwa yabifata gute nk'umuntu wavuye muri izo nzira umwuga bari muzi? Icyambere, iyo umuntu agukunda bagukunda. Icya kabiri, umuntu nyine niba agukunda bagomba kugukunda uko ari, so kandi ibi ngibi ni ibintu byo muri past, ni ibintu byashize nyine, so ntago agomba kubyitaho kuko byarashize nyine, ni ibintu bya past, ni by'inyuma nyine agomba kuzabibona, ariko akagukurikira story yose nyine. Akabyihanganira nyine kuko byari ni by'inyuma. Ni ryari wifuza umugabo cyangwa wakwifuza umugabo? Ntago navuga ngo ni ryari kuko ntago nzi igihe Imana izamumpera, gusa anytime kuko ntago ndi umwana muto. Okay. Wifuza kongera kubyara abandi bana? Of course nzababyara. Imana iguhaye umugabo ugomba kubyara, of course. Okay. Niki kintu cyakubabaje, kigeze kikubabaza cyane muri izi nzira zawe udashyo kwibagirwa? Ikintu cyambaje muri izo nzira wari urimo z'ubutinganyi cyangwa ubu lesbian? Ikintu cyambabaje nuko nari mbirimo ari bibi, kandi ari ibintu umuntu adashobora kudiretinga in life. So nicyo kintu cyonyine cyambabaje, ariko no problem. Okay. Message cyangwa ubutumwa ku ba lesbian n'aba gay bose aho ari hose kwisura babwira iki? Ndababwira ko ntago nabajudginga kuko buri wese afite right yo gukora icyo ashaka, ariko ntago ari ibintu wabera proud yabyo kuvuga ati uriya muntu am proud for ko ari ibi ngibi. No, gusa ntago nabajudginga, gusa bose aho bari bose ndabasengera ko Imana yagira ikintu bakorera bagahinduka, bagastartinga urugendo rushya. Okay. Biroroshye gustatinga ubundi buzima ukava mu butinganyi? Ntago byoroshye, ariko they can try. Okay. Usibye ubutinganyi n'iki kindi waretse kibasize inyuma ukavuga ngo nago nzasubira mu biriya bintu? Ibintu bibi byose nakoraga, so Imana izanshoboze nkomeze inzira iri right. Byo nakoraga byose bibi, byose muri rusange. Okay. Watwizeza gute ko wabivuye mu Burundi cyangwa ejo bundi tutaza kumva ngo basubiyemo wa murongo? Ntago mfite igihamya naguha, gusa ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikomeze inyambike imbaraga zo gukomeza urugendo natangiye. Nice. Hari filime mwari mwatangiye gukina, iyo filime kandi mwari ubushize dukora na interview ratubwiye ngo iyo filime muzajya mugaragazamo cyane ibi bintu by'ubu lesbian, homosexuality. Iyo filime izakomeza cyangwa bimeze gute? Oya, kariya ko nta kazi, nta hantu bihuriye n'ubuzima bwanjye, so kuba Imana ibizi neza ko ntari lesbienne, ibizi neza ko ibyo ari akazi ndimo, kandi nzagerageza kureka ibyo bibi byose byo kuba nakora, nshobora gukomeza ku kazi ariko ntakora ibyo bibi bindi birimo. Gusa kariya ni akazi. Okay. Kuva watangaje ko wabivuyemo umaze kwakira nimero amatelefoni y'abagabo bangana gute bagutereta bakubwira ngo ZUZU you are so beautiful, you know? Ni benshi bari kumfasha n'amasengesho, ntawe uratangira kumbwira ibyo ngibyo. Gusa benshi bamagara bansengera
banyumvisha ko turi kumwe yeah okay wari umugabo wahindutse umukobwa cyangwa wari umukobwa uhinduka umugabo nari umukobwa still kuba nari umulesbienne w'umugabo ntago bivuga ko ntari umukobwa nari umukobwa still ariko nitirirwa ikindi kintu yeah okay igihe kingana gutumaze udatekereza umuhungu utavuga ngo nta nubwo wamwifuza just 1 year and something ariko before ngaho wifuzaga uganatekereza ku bahungu yeah before ngaho mfite aba ex mfite 2 ex yeah okay so ubu ngubu bigiye kumera gute bigiye kongera bimere like before yeah okay biroroshye cyangwa birakomeye birakomeye ntago ari urugendo rworoshye gusa birakomeye ariko hamwe n'Imana nzabishobozwa okay niki cyangirije mu mubiri wawe mu gihe cy'uburezbian ntacyo ndumva ntacyo pe byose ni sawa yeah okay muri mu masengesho ubu ngubu nirihe sengesho wasenga aka kanya ukanadusengera twese tugahumiriza twese nanje twese nk'umuntu tayari uri mu masengesho okay urashaka ko gusengera yes oh my god n'abandi njyewe n'abandi nta kibazo okay so mwami Yesu turagushimiye turagushimbaje tugushimiye kubw'aka kanya tugusabye twizeye ko abantu babanye nabo mu rugendo baje baza batugana so turagusaba ngo wongere usubiraneyo nabo basubirayo Mana kandi natwe sigarane natwe turagusabye ngo urebe abantu bari hirya no hino Mana ukomeze ubane nabo mwami turakwinginze urebe abo ngabo bababaye ubafashe ukomeze ubambika imbaraga zo kwihangana kandi mwami turagusabye nanjye ndakwiyeretse ntabwo ndi muri ibihe byiza mwami ndakomeje umusaba ngo ukomeze unyambike imbaraga zo gukomeza urugendo natangiye kandi mwami usigarane n'abo ngabo basigaye muri ibyo bibi ukomeze ubane nabo ukomeze ubereke inzira nyayo ukomeze ubereke icyiza n'ikibi kandi ukomeze Mana ubabe hafi rero turagusabye tubyizeye kuko uzabikorera kwiyubahisha tukweretse ubuzima bwacu bwose Mana ukomeze ubane natwe utwereke icyiza n'ikibi ukomeze uduhe ibyiza ukomeze uduhaze ibyiza Mana bivuye kuri wowe kandi Mana utwereke inzira zo gucamo turakweretse rero mwami tugusabye tubyize kubyumvishe amen nice isengesho ryiza cyane kuva kwa ZUZU nyuma yo gusenga ZUZU komeza mu nzira zawe iyi nimba wafashe umwanzuro komeza ni byiza cyane ubuzima buri imbere yes kandi nifuza ejo n'ejo bundi kuzabona abana ba ZUZU umusheri wa ZUZU you're so beautiful you know that thank you abantu si benshi bajya bakubwira ngo you're so beautiful ari benshi naho look at the eyes look at the lips nabo ariko bazaza barahari ni benshi cyane yes ZUZU urakoze cyane tuzakomeza kubonana tunaganira byinshi bitandukanye aka kanya tukaba tugiye gushaka na Shangazi nawe akore conclusion kuko niwe umuntu wakoze umurimo ukomeye cyane wo gusengera no kwigisha ZUZU agafata umwanzuro wo kuva mu zanzira yakoraga before ubu ngubu ari mu nzira ze z'amasengesho no guhinduka ni byiza cyane mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV comment zanyu ziremewe ZUZU mubwire icyo mushaka kumubwira kuko akeneye kumva n'inama zanyu akeneye kumva na comment zanyu kandi ndabizi ko mufite byinshi murakoze cyane so stay there mu kanya gato tuzagaruka turi kumwe na Shangazi nawe tuze kuganira maze gahunda zacyakomeza ni kuri BigTown TV unakanda subscribe utarayikandaho stay there yes BigTowners mu kanya gatoya tumaze kuvugana na ZUZU twahise dufata kanya ko gushaka Shangazi ni wa wundi mumenyereye Shangazi n'umunyamasengesho Shangazi n'umwarimu Shangazi akunze kuvugana n'aba lesbian n'aba gays homosexuality akabigisha ababivamo bakabivamo abatashaka kubivamo nuko nguko ariko Shangazi urakoze cyane ZUZU twaganiriye byinshi
aranatubwira kuntu wamusengeye kuntu wamwigishije uyu munsi muri kumwe mu masengesho bimeze gute tumeze neza turakomeye turashima Imana nta kibazo kindi rwose turanezerewe okay muri minsi mumaranye kuva amaze kwimuka kwiriya nzu yabanaga na VAVA muri minsi yose muri kumwe hano yitwara gute ifata gute nago ajya kubwira ngo ndamukumbuye oya no kuvuga ngo yaramuborotse VAVA we yaborotse ZUZU nanjye yaramborotse muri make bo ntituzi amakuru ye ntituzi uko ameze gusa hariho umuntu umwe baturanye ukijijwe ndamusuhuje nawe niwe ejo wambwiye ko ngo atameze neza atajya ava mu nzu ndamubwira ntese ko nta muhamagara ko yamburutse nta kundi byagenda ntireka dusenga Imana turebe ko hari ikizakora ariko nukuri ZUZU aratekanye n'umukobwa w'umunyamahoro buri ko wamubonye umukobwa uzi isuku n'umukobwa uzi icyo gukora mbese afite uburere usibye satani wari waramunyaze akamujyana muri kiriya gitsindwa gasani ameze neza cyane aranezerewe aratekanye arashima Imana aradusengera araturirimbira arabyina byose ZUZU namubajije ese VAVA imico yo gutukana burakari bwinshi kuri yabigaragaje wa munsi tujyana hariya yarabisanganywe arambwira ngo oya ndimo kwibaza nihe mpamvu usho kubutekereza nk'umuntu mukuru impamvu yagutukaga kuriya impamvu yumvaga ko Shangazi ari umuntu mubi ngo ufite umutima w'umukara n'ibindi tudashobora no gusubiramo nawe naramubaje se ZUZU wabanaga gute n'uriya mugore wawe koko reka bari ko mbyita kuko niyo mvugo bari barahisemo ati mu by'ukuri sinshobora kubwira nanjye ati bira ntumiwe aho atinyuka akagutuka kantuka kamerika atubona akashaka no kudukubita mu by'ukuri ntabwo navuga ngo satani ntabwo namwibazaho umwanya munini kuko ni mubi nta kiza kimuvamo nawe ntabwo ari VAVA ahubwo ni ikimurimo ni satani kandi turabona ko hari icyerekezo Imana izadufasha uriya nawe yagiriye neza abandi ntabwo izamwibagirwa nawe azakizwa ikindi nakubwira cyo nuko kuva mu byaha niko kujijuka nawe sinzi niba azakomeza kuba muri buriya buzima ari igicibwa ari ruvumwa nta wishimira ubuzima arimo birashoboka ko uruhande rumwe bamukunze urundi ruhande bamwanze bamugaya ntabwo ari ukumwanga no kugaya ibitekerezo n'imyanzuro yafashe nanjye mu babigaye rero nanjye mba ndimo nubwo mba nkomeje gusenga ariko oya na yego biba bigomba kubaho nk'umuntu mukuru nk'umubyeyi ukuze bamwe bambwira bati rwose ca hirya uvuge yego ni oya oya ni oya yego ni yego ibyiza tubivuge ko ari byizi tubigaye ko ari bibi rero nawe ntago dushidikanya ko atazakizwa n'abatari nkuriya baraje bakiriye umwami Yesu baranezerewe na n'uyu munsi baracyaza nawe azakizwa rero buriya icyatumaga arira nibyo nabajije ZUZU ni iki gishobora gutuma arira ahangayitse ubona ko wabuze ubuzima buze umugabo ni ibiki wamukoreraga bimubaza kenshi cyane arambwira ati ntabwo nanjye nshobora kubyumva kuko ngewe nari nzi ati ahubwo niwe wampagakeye atakanekera kangaburira kamesera kampa inkweto mvuye ku kazi cyangwa se mvuye gutembera ati nari nk'umugabo mu rugo 100% ati yari inshingano z'uburyo umugore afata neza umugabo mu rugo ubwo urumva rero mu wa mugana umugabo yabuze umugore yabuze umugabo kezo zose niba yarazubahirije ubwo urumva byaramubabaje biramurya aramutse abonye ni message wenda yanjye no kuri ntabwo tumwanga turamukunda kandi turamusengera no kuri Imana izamugirira neza yagiriye neza abandi ntabwo izamwibagirwa yatugiriye neza ntizamwibagirwa turamukunda we n'umwana we ntago twigize tumwima karibu yo kuza kudusura aho turi nge na ZUZU na basaza be n'abarumuna be turamuryango munini wabonye ko turi benshi nawe twamubwira ngo natera intambwe imwe azegera abandi bana n'ukuri kandi nditari kumwakira umufitiye ihe mipango cyangwa gahunda kuko we yagumye mu biriya kandi ubushize yanatubwiye ngo nabo n'undi musheri w'umukobwa mugenzi wiwe bazakomeza ariko wowe nk'umubyeyi nk'umuntu wakomeje kuba hafi y'abano bantu bafite is habit cyangwa imico y'ubutinganyi umufitiye ze gahunda gahunda mufitiye cyangwa se zo mfitiye abandi nuko agomba aramutse adukundiye akava muri biriya ubuzima buzagenda neza azarya amasinzira tekane yumva agaruriwe icyizere muri societe nyarwanda yumva agaruriwe icyizere mu muryango mu nshuti mu bavandimwe
nk'umwari w'u Rwanda nyine yumve ko nawe atekanye muri we ari kugendera ku muco. Icya kabiri iyo uteye intambwe imwe Imana ibindi irabigufasha. Kuba azagira uwo muhati wo kuba yatera intambwe imwe gusa akavuga ati mvuye mu bibi, tuzatangira kumwigisha ku bijyanye n'umuco, umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Bari abana n'urubyiruko nibo mbaraga z'igihugu ejo hazaza. Tutangire no kumubwira uburyo azafata neza umwana we, urabona ko afite akana gatoya nawe. Tumubwire ubwo burere, wibahetse ababwiriza bo mu mugongo, tugende tumubwira ko nawe atagombye kubikora, yakagombye kumwerera imbuto, akamwereka inzira nziza y'ubuzima buzaza ejo habo hazaza heza. Mu by'ukuri uragira uti ni izihe ngamba waba ufite ku buryo wamufasha? Tugiye gutangira, hari imishinga imwe twateguye na basaza babo, ndetse dufitemo ingeri zitandukanye, ab'ibiyobyabwenge, abanywa ibiyobyabwenge, dufitemo indaya, dufitemo aba bari mu butinganyi, abaryamana bahuje ibitsina ku ruhande rw'abagabo, ku ruhande rw'abakobwa. Abo bose bazaza tubashe gukorana iriya mishinga yateguwe. Harimo gukora resitora, kunetwaya, gukora amasuku mu mazu no mu matuwarete, ku bigo runaka bitandukanye, cyangwa se no mu ngo z'abantu bafite ubwo bushake bw'uko twabakorera iyo mirimo. Abana babonye ko bafite imbaraga kandi bashoboye. Ikindi twifuza ko tuzashyiraho n'uruganda rukora Cotex, ku buryo rwose hazabamo iyo mirimo, bagahereza imirimo bagenzi babo, inyungu ivuyemo ikajya ibagirira umumaro mu buzima busanzwe, kikaba ikigo rwose kigorora abantu, gifasha abana b'urubyiruko, dore ko arizo mbaraga z'igihugu ejo hazaza. Shangazi, ni izihe mbaraga gukoresha? Kuko Vava bushize tuganira nawe yaratubwiye ngo abantu babatinganye mwirinde cyane Shangazi, kuko arakwegera akakuganiza ukumva ari ibintu bigukurura. Ni izihe mbaraga ukoresha? Sinzi ibyo yamuteye, niba ari ibiti yamuteye, niba yaramurebye, sinzi ukuntu Shangazi akora, sinzi ukuntu abigenza, sinzi imiti atera abantu. Nyine afite amayeri menshi akoresha ku buryo nawe utamunanira, iyo nyine n'ubundi nawe uhuzaguritse mu mutwe ahita ako kanya ahita agutwara. Ntazi n'imbaraga afite nkoresha, ntazo. Nshoboza ubona Kristo umpa imbaraga, ntazo gusa nk'umubyeyi ukuze. Bariya bana mbafata nk'abana banjye, ndabakunda. Imyaka 45 Vava namubyara, ZUZU namubyara, ndetse n'abandi. N'uwaba ndusha mbona nta mubyara murusha imyaka, ariko namutanze izuba. Nzi icyatsi n'ururo, nzi ibipfa n'ibikira, nzi umwana wagize uburere bwiza, wateguye ejo hazaza heza, asaza neza. Nta kindi nuko tumwereka ubuzima. Hari uburyo tutanga ibizamini twamubwira tuti ugiye kutubwira ufite papa wawe, atoya mfite mama, ufite mama wawe na papa wawe, undi ati yego. Ugiye kutubwira uyu munsi wa none ukivuka uri ku bibero bya mama wawe, akonsa mwakundanaga 100%, kuko iyo wamurebaga aseka nawe waraturikaga ugaseka. Uyu munsi wa none watubwira ngo biri kuri kangahe? Ugakaza gusubiza ati biri kuri 30%, biri kuri 2%, biri kuri 0%. Arutubwira ati nta nubwo na 0 byashoboka. Nabuze icyo kira kuko yaranyanze. Ayabonye ngiye mu butinganyi yahise njugunye, ngiye mu burezi bien yahise anyanga. Tukongera tukamubaza tuti tugiye kureba ese u Rwanda rw'ejo bavuga n'uruhi, n'urubyiruko ruhagaze guti, imbaraga zanyu ni izihe? Twereka umusanzu muri bimwe ushobora kubutanga kuva aho umenye ubwenge kugeza uyu munsi. Ati ntawe. Umusanzu naba naratanze se ntawe. Ati mba ndi mu kabari, mba ndi mu businzi, mba ndi mu buraya, mba ndi mu biyobyabwenge, mba ndi mu butinganyi. Umusanzu ubwo akahabura, aho tugashyiraho 0. Aha ndi hejuru tugashyiraho, ubwo tugenda dutanga amanota. Twamubwira tuti twereka uruhare ufite mu muryango nyarwanda. Uyu munsi wa none tugasanga aratsindwa, mu muco tukinjiramo tugasanga aratsindwa. Icyo gihe rero twamubwira tuti were kwigaye, haracyariho ibyiringiro, haracyariho kumva, haracyarimo guhanwa. Tugatangira kumuhana, tukamuhanura, twarangiza tugasenga. Nta kindi dukoresha n'ukuri, nukumwereka etape par etape. Ingobyi duhetse, umuco nyarwanda, urukundo rw'umubyeyi n'umwana, ejo hazaza uzabaho gutya, ni wowe ugomba kugira uruhare mu kuhategura. Ariko byose tugashobozwa n'Imana iduha ubuzima, iduha ubugingo, idushoboza. Nta zindi zindi rero twavuga dukoresha. Hari nabo njya parika imodoka nahagara nkabona barirutse, bati bavuze ko Shangazi umubonye mu maso ugira ibibazo, sa nk'umudayimoni, bamfata nk'umuzimu. N'umuntu nkamwe inshuti zanjye, mfite urukundo kandi ndabakunda cyane. Sinakwifuza ko abana banjye cyangwa se abana bacu bakwangirika, kuko nimwe imbaraga z'igihugu, nimwe dutezeho ejo kuzakora tuzaba tunaniwe. Nukuri nta kindi bikorera nk'umubyeyi ku giti cyanjye.
niwo musanzu nanjye numvishe natanga. Okay, murakoze cyane Shangazi. Murakoze namwe Imana bahuje. Yes, Shangazi yarakoze cyane, yatuganirije n'inzira akoresha mu kwigisha cyangwa no gufata bariya bantu n'abantu beza mu buzima busanzwe, ariko we akagerageza kubigisha umurongo ngenderwaho, abemera bakemera, ababyanga bakabyanga, ntagahato. Yes, ntagahato. Murakoze cyane. This is BigTown TV. Shangazi arakoze cyane, namwe murimo kurikirana BigTown TV murakoze cyane kwisi hose. This is BigTown TV. Remember to subscribe, ukurikirane gahunda nyinshi dukomeza kuzanira buri munsi. Behind the camera ndi kumwe na Hakim, nawe arakoze cyane. Until next time, ciao ciao.